Yesu nashimwe. Bene data dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Imana amahoro ibane namwe. Welcome Zibuka TV. Please subscribers. Ariko ijambo ry'Imana dusoma ni 11 muri Luka umurongo wa 11. Baratubwira ngo ese ko muri babi bakamuzi guha abana banyu byiza, Imana izabura ite guha umwuka wera abo mumusabye? Ngo ese hari umubyeyi waha umwana inzoka amusabye ifi, cyangwa waha umwana ibuye amusabye umugati, cyangwa waha umwana sikorupiyo amusabye igi? Ko muri babi kamuzi guha abana banyu byiza, so mu ijuru azabura ate guha umwuka wera abo mumusabye? Bivuze ko ikibazo ntabwo kiri ku Mana, kiri kuri twe. Ikibazo cya mbere kubaza, umwuka wera umushakira iki? Urashaka umwuka wera wowe ukora iki? Icya kabiri, ese wavutse ubwa kabiri? Umwuka w'Imana aba muri wowe, uramwumvira? Kuko kubyaga ubwa kabiri ni ukumva ijambo ry'Imana rikagutsinda, ukayumva umwuka wera aganira nawe. Ese uwaguha impano wabonanye abandi wakwitwara ute? Imana ntiyimanye umwuka wera, ahubwo ikibazo cyavutse abantu ntibazi icyo bashaka n'icyo basaba. Yesu yigeze abwira bene Zebedayo babiri bamusabye ngo, nyina yari avuze ngo umwe azicare iburyo undi yicare ibumoso. Yesu aravuga ngo ese mubyeyi, icyo usabye urakizi? Nyine umwuka w'Imana, umwuka wera abantu bashaka ni uwo gukora iki? No gukemura iki kibazo. Umwuka wera akora imirimo ikomeye, ni wo wemeza abantu. Tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva, twibaza icyo twakora. Birasaba rero ko kugira ngo uhabwe umwuka wera, icya mbere no kugira inyota y'umwuka wera, ukumva iyo nyota urayishaka. Icya kabiri ni uko usoma ijambo ry'Imana rivuga ku mwuka wera, ukumva ari ubuhamya bw'abawuhawe n'icyo yabafashije. Icya gatatu ni ukubisengera, ukaba uri umuntu wabigize icyifuzo, nk'uko wasengeye n'ibindi. Icyo uzi ndashidikanya hari ibindi wasengeye urira irabiguha. Icya kane ni ukwezwa, ku mwuka wera ni umuriro aratwika. Yaje mu muntu w'umunyabyaha, abanza gukora umurimo wa mbere wo gutwika ibyaha n'ibitamushimisha. Icya gatanu ni ukumutegereza. Aha rero dufite ikibazo, kubera ko turi mu minsi y'imperuka, iminsi yihuta. Abantu babwira umwuka wera cyangwa bakabwira Yesu bati, umwuka wera vuba, ndihuta, ngirira vuba ngende. Nyamara Imana igiye guha umwuka wera umuntu, ibanza kumukoramo ibikorwa bikomeye. Niyo mpamvu mwabonye intumwa za Yesu, bice bibiri byakoze intumwa, herekana uburyo ki bamaze iminsi 10 bamutegereje. Ese yabinaniye ko ibaha umwuka wera mu munsi umwe, cyangwa mu isaha imwe bakisubirayo mukajya mu kazi? Ariko kuko umwuka wera ari porogaramu nshya Imana ishyira mu muntu, kandi abazi kompiyuta murabizi ko hari porogaramu ushyira muri kompiyuta ikakubwira ngo birafata amasaha 10. None uratekereza ko Imana izafata ubumana bwayo ikabwinjiza muri wowe udahari, udafite umwanya? Niyo mpamvu rero Imana ikeneye kuyiha umwanya, kuko ibiguhaye imbaraga uzakoresha ubuzima bwawe bwose. Yesu yaravuze ngo ntawavuga ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana atabiburijwe n'umwuka wera. Umwuka wera niwo ukurimo, ariko ukwiye kubatizwa, impano y'Imana ikurimo igasesekara, ikajya ahagaragara. Ukwiye kumenya n'impamvu Yesu yamaze iminsi 10 atatanga umwuka wera, si ukuwimana no kubarushya, ahubwo yagiraga ngo bamburwe umuntu wa kera, bamburwe kamere. Aho yari irambitse, Imana yashyira imbaraga zayo ikora installation mu buzima bwabo. Ikindi bari bakeneye umwuka wera wa misiyoloji, wo kugenda. Bari barize amagambo menshi ariko ntacyo bayamaza, nk'ayuzi. Ibintu abarokore bazigize mu nibike, ntibayoboye Bibiliya, ntibavuze indirimbo bazi, nta na kimwe babaza batazi, ariko nta na kimwe bakora. N'ababikora bikora bibagoye. Icyo umwuka wera yaraje kumara ni ugutuma bashyira mu bikorwa ibyo bari barize. Hari n'ibyo bari baribagiwe, babakeneye umwuka wera bibibutsa. Bagomba no kubasha guhamya imbere y'abantu bari bubice, bakavuga ibyo babonye. Umwuka wera ushaka we n'uwiki?
ni umwuka w'iki? Ariko ibuka icyo Yesu yavuze 1:8 mu byakozwe n'intumwa yaravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka naza, mube abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya kugeza ku mpera y'isi. Nawe rero umwuka ukeneye ni umwuka w'akazi. Ni ukubera uko wizeye Imana ihaza kwifuza kwawe.